Iyesa ngaye nguko rero banyarwandakazi nongeye kubaha ikaze kuri Day by Day News. Mbibutsa gukora subscribe utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyo kugira ngo ube wakora subscribe ubundi tubane gatanu kuri gatanu. Ngaye nguko rero uko byifashe iyi mihanda yo amakuru abari menshi, iyi mihanda bikomeje kugorana, iyi mihanda ibiri kuberamo ni agaterera nzambi ibiri kuberamo, wagira ngo mu byukuri sinzi, wagira ngo nisi iri kurangira cyangwa se ukagira ngo nisi yavumwe. Uti iyi nkuru iteye iterero, iyi nkuru uko iteye numara kuyumva mu byukuri urasanga ko isi imaze kurangira. Nkuko muri kubibona muri screen rero muri kubonamo uyu musore, mukabonamo n'aba bana bakiri batoya cyane, ndetse n'uyu mwana w'umuhungu uwo ngujemo muri kubona ko nawe akiri mutoya mu byukuri. Uyu mwana w'umuhungu rero yitwa Axel Rudakobana, atuye umuryango wese cyangwa ababyeyi be ndetse nawe batuye mu gihugu cy'Ubwongereza, aho bagiye bahunga mu gihe cyamwe cyabaye mu gihugu cy'u Rwanda cya genocide yakorewe abatutsi. Bagiye bahunga rero muri ibyo bihe, baza kugira n'amahirwe rero bahita birangira batuyeyo, birangira nyine ariho ubuzima babukomereje. Uyu mwana rero Axel Rudakobana ubwo iyo bageraga hariya nyine mu gihugu cy'Ubwongereza, muri kumva ko bari bamazeyo igihe gitoya, muri kumva ko bagiye nyuma y'igihumbi 1994, baragiye rero ababyeyi be babayo, baza kugira amahirwe babona rero umugisha, babyara uyu mwana bamwita Axel Rudakobana. Uyu Axel Rudakobana rero yaje kuba akora amahano, dore ko ku myaka ye 17 yaje kuba yica aba bana mubona muri screen, abica abateraguye ibyuma. Uyu mwana w'imyaka 17 Rudakobana we yaje kuba atangaza ko impamvu aba bana yabishe, ngo aba bana yabishe kubera ko mu byukuri we yabishakaga ngo kugira ngo azengereze leta hariya mu Bwongereza, ngo kugira ngo mu byukuri nyine abe yabatesha umutwe, ngo kubera ko nyine ahora yigunze. Mu byukuri sinzi nimba ari ikibazo cya trauma yagize cyangwa se ari ikindi, ariko mu byukuri ababyeyi be batangaje ko mu byabaye mu Rwanda na byigeze bimwafekta, kuko adayeri muri kumva ko akiri na mutoya, uri kumva ko nyine na byaba byaramwafekse. Ababyeyi be bakomeje batangaza ko batigeze bashaka kuba bamuganiriza ku nkuru y'ibyabaye, ariko ngo ku ishuri barabyigaga, yazaga wumva arimo abivuga. Aba bana rero yabishe abateraguye ibyuma, ubundi mu gusohoka aho yaramaze kubicira yasohotse, muri kubibona ko yasohotse yambaye face mask cyangwa se agapfukamunwa, yambaye n'ingofero ku buryo utapfa kumenya uwo ari we. Dere abaziranenge rero yishe nabo ngabo bavuye muri screen. Uyu mwana rero ibyo yakoze muri kumva ko ari agahoma munwa, ibyo yakoze si ibintu by'umwana se cyangwa sinzi muri make uko yabitekereje, ariko ni ibintu biteye intimba n'agahinda. Kwifuriza uyu muryango w'aba bana kabisa gukomera kandi bagakomera, kuko nyine mu byukuri ibi biba byabaye. Uyu mwana rero Rudakobana ubu ngubu afungiwe mu gihugu cy'Ubwongereza muri Birmingham prison, ni gereza yitwa Birmingham ibiherereye hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikindi rero ngo cyaba cyaratumye uyu mwana abikora, ngo nuko kuva bagera mu gihugu cy'Ubwongereza ngo ndetse we n'ababyeyi be ngo bagira inshuti ebyiri gusa. Mu byukuri ngo nizo nshuti usanga bisangamo nyine, ngo na zindi inshuti bagira. ngo no ku ishuri iyo yabaga yagiye ku ishuri yabonaga ko abantu cyangwa se abo bahuza cyangwa se inshuti afite arizo muri iyo miryango ibiri gusa baturanye. Mu byukuri nyine ngo bikamutera ihungabana cyangwa se bikamutera kutisanzura, dore ko nyine ibyo yakuze mu byukuri naga iki cyaba aricyo cyabiteye, ahubwo wasanga ari nk'ikindi kibazo yari ifite mu mutwe, cyangwa se mu byukuri
uwaduhaye amakuru nyine yatubwiye ko ari iyicarubozo yakoze, ariko aba bana kuko uri kubona ari batoya nta kintu babaga bari gupfa, mu by'ukuri nyine ni ya ngeso. Ngahe nguko rero mwari muri kumwe na Rincho, imfura muri rubanda. Twongere dusubire mu kanya, ndabakunda, ciao ciao.